Muraho neza twongeye kubaha ikaze bakunze ba Firdausi Official aho muherereye hose mu mpande zose z'isi muri rusange abakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bari hanze y'igihugu abari mu majyepfo mu majyaruguru burasirazuba iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali mwese abumva ururimi dukoresha turabasuje cyane dore twari tumaze igihe kinini cyane tudakora nyine binaba ari birebire cyane hari ibyo tuba twabanje gukurikirana kugira ngo tuze twicara ahangaha tuganire murabizi gahunda ni yayine no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abangavu ndetse n'inda zitateganyijwe ziterwa abangavu narabibabwiye ko tuzatuganira n'abantu batandukanye twumva ubuzima bwabo buriya ugira Imana agira umugira inama tukagirana inama tukungurana ibitekerezo tukumva ko atari twe twenyine tubabaye ni byiza kuganira ku bibazo dufite cyane biba bidukomereye mu mitima yacu kuko turaruhuka kakanya rero nicaranye n'umwari mwiza cyane muri kumubona imbere yanyu kuri kamera ndagira ngo abibwire ni nguhaye ikaze mu kiganiro murakoze banyita Denise so nako nitwa Uwizeyimana Denise. Denise amakuru yawe ko mbona ufite akanyamuneza ariko amakuru ni meza meze neza meze neza pe biragaragara n'ukuri biragaragara ariko ntago ari cyane gusa wambaye neza Melissa nawe wambaye neza pe ni ibisanzwe mba nambaye uko niriwe ntabirezi ako urasa neza cyane so ahangaha rero kuri Firdausi Official nabikubwiye ko tukaganira ku buzima kugira ngo tugende dusangiza abandi kuko hari abantu batajya babasha kwicarana n'abandi ngo baganire ku bibazo bafite baruhuke mu mutima bumve ko atari bo bonyine bababaye rimwe na rimwe tukumva ko ari twebwe twateranye najyaga mbaza Imana ariko mana y'abakire bose batuye muri uyu mujyi Imana yaremye ibi byiza byose tubona muri Kigali dore ko ari nayo nzibamo ibyiza gusa nta handi ndagera twe tuzizi iki twe tubahi yaremye Kagame siyo yandemye nkumva nyine hari ukuntu bawumva nyine bitewe n'ibibazo urimo babibaza ikintu uzira ariko iyo wumvishe abandi biragufasha ukumva ko atari we wenyine ukumva ko ugomba kubirenga tuba dushaka ubuhamya story z'ubuzima ariko true story atari byo umuntu agenda ngahimbe nyine kugira ngo tugende twungurana ibitekerezo twumve ko tutari twenyine kandi turushaho no guhangana n'ibyo bibazo tugira inama urubyiruko kugira ngo narwo rutazisanga mu bibazo nk'ibyo twaciyemo so ni muri urwo rwego rero rwo kuba nicaranye na Denise ahangaha kugira ngo tuganire ku bintu nk'ibyo Denise turagira ngo utubwire inkuru yawe y'ubuzima ariko ntacyo wabanza ugafata no ukabanza ukamanura akavumbi hanyuma tugakomeza tuganira dore namwe mwe mumaze igihe kinini nyine mutambona murabizi stress mba mfite murabizi ko mfite utwana duto nari inkotoye murabizi ko mfite utwana duto ngomba kwitaho cyane mu buzima bwa Kigali buba butoroshye ariko nyine nkongera nkavuga ati reka njye gusuza abakunzi banjye ubu rero numva nshobora kuba ngiye kugaruka byanyabyo mukajya mumbona kenshi gashoboka byibuze ntago muzongera kumara icyumweru mutambonye ahangaha ariko nawe icyo usabwa ni iki wowe uri kureba iki kiganiro ongera wibuke utere akajisho aho hasi urebe niba hantu warakozeho niba utarakoraho nyaboneka dufashe uduhe subscribe ni inkunga ikomeye cyane comment dusharinge kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure cyane ndetse n'ababandi turera bibagireho umusaruro mwiza kuko nunkorera share birarushaho gutera imbere n'ibitera imbere wa mwana muto cyane aziga wanjye ndetse n'ubundi wenda namufasha ariko nyine mujye mudusharinga bigere kure bavandimwe kubaho no kubana nta kuntu mwareba iki kiganiro muri magana ngahe ngo haburemo n'umwe udukorera ibyo agomba kudukorera Deni ngo haye ikaze mu kiganiro reka tuganire ku nkuru y'ubuzima bwawe Denise ubundi ni muntu ki ni birebire mwabantu mwe ni birebire pe ariko nyine nshobora kuba ngiye narahuye n'ubuzima bugoye nkumva nyine ko bukakaye cyane ariko nyine hanze hari abantu benshi baba baragiye bahura n'ubuzima bugiye butandukanye kandi bugoye ngiye ukanyumva ukumva nyine ko mfite ikibazo kigoye ariko
ngewe nanjye nkumva ko mfite ikibazo kigoye, hari n'abandi baba bafite ibibazo. mbere na mbere twihuta, uri umukobwa, uri umumama, mbese nyine banza utwibwire neza kugira ngo tumenyane. Sindi umukobwa, sindi n'umumama, ariko ndi umufiyemeri, ndi muri ba bakobwa baba baragiye babyarira iwabo. Uri single mother? Ndi single mother. Kugira ngo n'ufite iyerekwa rega ritambutse turajya dushyiraho akanimero. Ndi single mother. Abafite iyerekwa nyine murabyumva muritambutse. Nitubwira ukuntu wisanze uri umubyeyi kandi ukaba uri single. Ukuntu byangendekeye mwabantu mwese kari birebire. Nyine nibyo tuba dushaka kumva kugira ngo nyine twumve ibyo ari byo byibuze. Hari ababasha kwirinda. Ibi ngibi tuba dukora ahangaha bifasha benshi. Nawe ubwawe bivuze uraruhuka, sibyo se? Ariko n'uriya uri kubireba biramufasha. Tubwira inkuru y'ubuzima bwawe ku rugendo rwawe rwagenze, ariko turuhereye hehe muko byagenze kugira ngo wisangwe uri single mother. Nyine nakundanye n'umutipe, turakundana pe cyane nawe ubeshya undi, nta n'umwe uryarya undi, nyine pe dukundana ku rwego rwo hejuru. Twatangiye gukundana niga P6 yaneye inda, niga mu wa kabiri, niga senior 2. Nawe yari umunyeshuri? Oya, we ntabwo yari umunyeshuri. Yanganaga ati? We yari mukuru mani. Yakurushaga nk'imyaka ingahe? Sandusha imyaka 7 we. Yari afite urugo? Oya, ntabwo afite, yari umusore, na n'ubu aracyari umusore nubwo atarashaka umugore, ariko nyine azamushaka. Ariko ntabwo akiri umusore, nawe yabaye umupapa. Mugize papa ahubwo agomba kuguha respect kabisa. Cyane kabisa. Ariko nyine biba bigoye wa mubyeyi we, nako nawe uri umubyeyi. Ababyeyi babyari babahwe. Mwubahwe none abifasha kurera abana bonyine. Nukuri mujye mugira umutima ukomeye, nakiyo kidafite impamvu. Murabizi turavunika cyane abasingle mother aho muri hose kabisa, hands up. Katwikomereze tubwire ibyawe. Ubwo nyine anerinda niga sinatu, kandi yeye namukundaga, nase yamfashe ku ngufu. Ntabwo amfashe ku ngufu. Mwarakundanaga pe. Ubwo mwabikoreye? Twabikoreye iwe. Namusanze iwe pe. Yagiraga geto, za geto z'abahungu, za geto z'abasore. Aha ndakubwiye ati ngwino sure sheri, ukagenda wiruka. Ariko nyine icyo nashaka kubabwira ni ukugira ngo nuko byangendekeye, yaneye inda niga senior 2. Imyaka ingahe icyo gihe? Icyo gihe nari mfite imyaka 17. Yaneye inda mfite imyaka 17, mbyara mfite 18. Wari ribu? Nari ribu kabisa, ariko nta kibazo nyine. Namba nanjye dushaka ni ukugira ngo abato bitarageraho babyumve, nawe uri wabiciyemo wumve ko utari wenyine. Yanenda afite 17, 18. Nyuma yo kugutera byakugendekeye gute? Wabyakiye ukimara kumenya ko utwite ku munsi wa mbere ukibimenya? Ngiye namenye ko ntwite tutarutse gatoya, namenye ngiye ko ntwite mfite inda y'amezi 4. Nge naryamaga mu rugo, nge najyaga no ku ishuri, ariko nyine sinige pe, nkirirwa hanze. Abarimu bakambaza icyo kibazo, nkababeshya mfite ikibazo ndwaye malaria, banjyana mu cyumba cy'abakobwa, numva harakonje, nkajya hanze ku kazuba, nkuta akazuba. Bya bintu nyine byari danje kuri wewe, byari bimeze nk'aho ari uburwayi. Hanyuma se nyine wowe ukimara kumenya ko utwite wabyakiriye ute? Nyine nase nabaye ndetse guparika nyine natekereje ibintu mama yambwiraga, ambwira ati wa mwana nuramuka utwaye inda ntabwo uzanahira mu rugo rwanjye. Icyuma mu nda igahita yivana. Ntabwo uzataha mu rugo rwanjye, ubwo icyo gihe nyine nawe uzaba warashatse urugo rwawe. Ndavuga ati noneho karabaje, baranyishe. Usibye ko ngiye mbere yuko mbimenya, mama ariwe wabanje kumenya mbere yanjye. Ngiye nanone niyo mahirwe nagize, nari nzi ngo batwita bate,
sinari nzi nyine uko bigenda ariko wari uzi uko babikora ngo batwite babikora ngo batwite kuki utirinze umuntu aririnda ariko ntabwo yirinda buri munsi ari igihe ucikwa mani ukimara kubimenya wahise ubibwira uwo oya nkimara kubimenya ahubwo wiwe yabimenye nawe mbere yanjye yarampamagaye so nyine yari ari Tanzania ndamuhamagara yarampamagaye arambwira ati nagize ikibazo. Icyo gihe nyine twari twagiye kwa muganga nanjye njye na mama nyine twari twagiye kwa muganga umuganga arangije aransuzuma njye nanzi ko ndwaye malariya bagiye kuma kwa etemu nyine muganga aransuzuma arambaza arambwira ngo nyine ngo ufite ikintu ngo uri mu mituku. Iyo mituku mana yanjye njye ntabwo nari nziga ibituku ibyo ari byo. Arangije arambwira ati rero wa mukobwa we ngiye kubwira mama wawe mubwire ko uri mu mutuku. Ndaje namubwira ati nta kibazo ngiye kubera ko ntari nzi imituku ibyo ari byo namubwira ati ntari bigenda ubwire mama wanjye umubwire iyo mituku ko ndi mu mituku ndi na seriye mani. Muganga yagenda abwira mama ngo umva ngo umukobwa wawe tumusanze mu mutuku. Mama ahita ambwira ati bugiye hanze ku kazuba. Ndaje ndamubwira ati se mama kuri kunjyana ku izuba ko izuba numva nta zuba nshaka kwicaraho ngo hoya ngo bugiye hanze mbe nganira na muganga. Ndamubwira ati nta kibazo reka mbe ngiye hanze. Sinzi ibyo baganiriye ubwo turataha dutaha mama agenda ambwira ese Deni uramutse usanzwe utwite wabyitwara mute. Ndamubwira ati se mama njye ndamutse nsanzwe nwite ko nta muhungu ngira nigize naba nararyamanye nawe naba narayifashe mu mwuka ngo hoya ngo naribireka nkwihorere tubanze tugere mu rugo two gutonganira mu muhanda abantu bataduseka. Turagenda tugera mu rugo ubwo mbere yuko muhamagara papa Gasaro yabanje kumpamagara wewe bwe. Gasaro ninde? Nyine ni uwo muhungu waneye inda. Umwana witwa Gasaro ni umukobwa? Umukobwa. Yagize imyaka ingahe? 3. Arangije arambwira ati nakoze impanuka anyereka nk'amafoto mbona nyine pe mbona ni nk'aho ukuboko kwacitse. Ndavuga ati sono no mana yanjye nzabyara umwana koko ufite papa wacitse ukuboko nzabyara koko umwana ufite papa wacitse ukuboko. Nanone nkumva ni ikibazo nanone agenda karanyica mana yanjye numva uko mbigenza ariko arangije arambwira ati nari bingiye kuza aho ngaho. Ndamubwira ati se ko hari ikibazo nashaka kukubwira urumva ndi kukubwira ikibazo cyanjye nawe ufite icyawe. Nyine numva ngize agahinda noneho karanyica koko numva ndababara ariko nyine nkajya nanga kubyereka mama ko nababaye yansekera nkaseka kugira nyine nereka mama ko mbabaye nawe agahangayika. Ubwo mama mwari mwabiganiriyeho gute amaze kumva ubona ko utwite? Mama nyine ndunda ati tumva dushobora kuba twaratwitiye mu gihe kimwe niba umwana wawe afite imyaka 3 kandi n'abandi bafite 3. Ariko mama ntabwo yigeze abigira intambara mwana. Ikiza cya mama yego nyine nta mubyeyi udacyaha umwana we ariko nyine akimara kumenya ko nwite yarabyakiriye ntabwo yanereranye nwite sigeze anererana. Ibyo byo ndabimushimira umubyeyi wanjye n'umwana mwiza aho ngaho ariko nyine nahise mbibwira papa w'umwana ndamubwira ati se ko mfite ikibazo umva nakubwira ikibazo nawe ubwawe ufite ikibazo gushaka kumbwira ikihe kibazo Deni. Aje arambwira umva ikibazo ushaka kumbwira njye ndakizi ikibazo ushaka kumbwira ndakizi wikirirwa umbwira ibibazo bya icyo kibazo ngiye ushaka kumbwira ikibazo uri kwanga kumbwira njyewe nanjye mfite ikibazo icyo kibazo uri gushaka kumbwira ndakizi. Aje arambwira none se kuri ndamubaza ese uri kumbwira ikibazo cyanjye urakizi. Aje arambwira ati ikibazo cyawe ushaka kumbwira utari kumbwira ahangaha nakimenye Deni uratwite. Ndambwira ati se kuki ndamubaza ati se kugira ngo tutaza kuyifata. Wiwe yarabizi man wiwe nyine yarabizi ariko njye nabyo nzi. Ni mama wawe mubwira? Oya none se ushatse kuvuga ko umuhungu ateye inda atabimenya? Wenda birashoboka ko yaba yarabimenye. Wiwe yarabizi ariko njye nabyo nari nzi. Ubwo nyine arambwira ati Denise wowe uratwite. Namubwira ati se kubera iki wamenye ko nwite basi none abimbwira.
araje arambwira ati abakobwa b'i Kigali ndabazi, ngewe ndamuka nkubwiye ko utwite ngewe nari mfite ubwoba ko umwana wanjye uri bumukuremo. Arambwira ati sha wapi, iryo kosa ntabwo narikora, sindanarikora kuva navuka. Yanyitayeho ntwite pe, ntwite yanyitayeho nta kintu ntabwo mwigeze mubana, ntabwo twabanye cyangwa ngo dutukane ngo ntwite ngiki. Kwa kundi umuntu yirirwa guhamagara avuga ngo ngiye kuguteza ngo polisi, ngo ngiye kugufungisha, ngo kwa ko wanze ngo kumfasha. Yaramfashaga ntwite pe, ariko muzaye njye nabyaye mu buzima bukakaye. Mama wanjye nabyariye i Masaka, niho nabyariye, ariko mama aramfasha nyine, aramekeza kwa muganga ndabyara. Ikibazo nagize nanone ni uko izina ryanjye ryo kwirangamuntu ntabwo ryari rihuye n'iryo kuri mituweli. Mama nyine ansiga mu bitaro, aza kubisubirishamo, aragaruka asanga n'umwana bamunyogereje. Ntabyo nari nzi, nyine ni umubebi twabyariye rimwe, oya ni umukobwa twabyariye rimwe. Njyewe nari mfite n'ubwoba bwo kugafata, kaba kari gatonya nyine kaba gateye ubwoba. Ubwo nyine baramunyongereza, bamwoza n'amazi akonje, mama arisaza. Nambwira ati so nari kubigenzane, ndi kwicara nkababara, nahingama nkababara. Ikintu njye nakoraga kwari ukuryama konyine, nabyukaga ahita ngenda, nabyo kwicarana n'ibyo kunyegamira. Rero ubuzima bwaje gukomeza bute nyuma yo gutwita, kubyara? Ubuzima ukuntu bwakomeje, njyewe umwana akimara kugira amezi 3 twaba aho ngaho i Kanombe, niho n'ubu ngubu niho mama wanjye aba. Ubwo nyine mama yantaye mu nzu, umwana wanjye afite amezi 3. Yagutayemo kubera iki? Yabuze uko abigenza? Ntabwo mbizi, nta nubwo mba nshaka kubimubaza, urumva njye ntabyo nzi pe. Gusa nyine mama yaransize, nkajya mbona umuryango wanjye wose wansize, na papa Gasaro nawe ahita nsiga, papa w'umwana nyine nawe ahita nsiga. Mbaho mu buzima bwanjye nyine ni papa ni mama, mfite inda, mfite na kosori, mfite umwana w'amezi 3. Ikiyede urakizi, njye nagiye mu kiyede kwa kundi bavuga ngo ababyeyi ntibarakomera. Njye kigiye nari ntarakomera, amezi 3 yari make. Nagiye mu kiyede pe, amahirwe nagiraga nyine ntabwo bampaga akazi kavunanye cyane, nyine birababaza mwana. Bigoye ubuzima nk'ubwo, ariko ni byiza kubiganiraho, urumva byibuze wumva uruhutse mu mutima. Nihangane ahubwo ukomeza utubwire, turangiriza uko byaje kugenda kugeza uyu munsi umwana agize imyaka 3. Ibyo byose nubwo amahirwe, ubwo ngubu nyine najyaga gukora ikiyede, nkaza nagiraga amahirwe nyine nkashaka umuntu usigaranira umwana, nkamuha 500, nanjye nyine ngakoresha 2,000, nkagura ifu y'igikoma, ngateka igikoma, nkagisigira nyine uwo muntu usigaranira umwana, nkagira umuntu usigaranira umwana. Nkagira umuntu usigaranira umwana nyine, akirirwa nyine akazanaho kunywaho, kuko nyine umwana w'amezi 3 nta kintu aba ari kunywa. Nanjye nkasiga nkweyeho, nkajya mu kazi nkweyeho. Umwana w'amezi 3 yanywaga igikoma? Nta kintu ngiye yari yakanywa. Natangiye kumuha igikoma afite amezi 5. Icyo gihe yawabaga nk'iki gihe? We nta kintu, we namuguriraga amata, we yanywaga amata. Noneho nkajya gukora ikiyede, ibintu nigeze nkora ndi umukobwa nyine, umuntu abikora yarabyaye nyine nta kundi. Nkajya gukora ikiyede, umwana wanjye afite amezi 3, mama yagarutse kubana nanjye, Gasaro yujuje amezi 5, na papa w'umwana yabonye umwana we afite amezi 5.
muri icyo gihe muri aya mezi guhera kuri 3 kugera kuri ayo 5 nta muntu n'umwe wamfashaga, narifashaga, nari papa nk'imama. Mama bikomeye cyane bavandimwe kumara amezi nk'ayo yose wifasha abana kandi utari usanzwe ubizi kandi uri muto, ndakumva cyane. Mama naramuhamagaraga akambwira ati ntago bindeba. Papa Gasaro nawe namuhamagara akambwira ati nta mafaranga mfite, nawe urabizi ikibazo mfite. Avuga ati none wese sinyizengurukijeho. Bamaze kuza so navuze ngo bamaze kuza, nagiye kuvuga ngo bamaze kuza, njye ndashimira abantu twari duturanye bamaga kawunga. Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye pe, ndabashimiye nubwo batamaga byinshi bihagije, ariko nutwo duke bamaga nutwo ndatubashimiye. Imana ibaha umugisha. Ariko umuntu uduriye mu muhanda nagabimenya, ariko ndashima Imana ko umwana wanjye yaragize iyo myaka njye nzi ko kazapfira. Ntabwo Imana yabyemera, wavutse abagomba kubaho kandi abagomba no kuzapfa, ariko apana kiriya. Ariko nyine bamaze kuza kandi birababaje, binagaragara ko birababaza, birababaza. Ariko nyine bamaze kuza, bamaze kuza baje mu gihe n'ubundi ahantu ku rusengero nasengeragamo nabo ndabashimiye. Bamaze kuza na korali naririmbiragamo nayo nyine yaje kunsura, inzanira amafaranga, inzanira n'isabune. Ndabashimiye pe, aho muri mwumve ko mbashimiye. Ndashaka kumva sasa kugira ngo twihute tukanatwiriraho amashusho akabiha. Ndashaka kugira ngo twihutishe tubwire ibibazo wagiye uhuriramo nabyo muri ubwo rugendo rwo kurera umwana utagira igenda. Nyine ibintu byose nyine ni ngewe wipapaga nka ni mama, n'ubu ngubu nibwo ni papa nk'imama, ariko ntabwo ari cyane nka mbere. Ubu ngubu natangiye mama akimara kuza ku rusengero nasengeragamo, bahise bambwira ati ngwino tukwishyurira ishuri, usubire mu ishuri maze umwana umusigire mama wawe. Ndavuga ati se ngenda ajya kwiga, umwana nimusigira mama umwana arabahate. Anje bakambwira ati rero wa mukobwa we tekereza kabiri. Ndavuga ati nta kibazo, reka mbe mbitekerezaho. Urumva nagiye kwiga, umwana afite amezi 6 oya, natangiye kwiga Gasaro afite umwaka n'amezi 3, kuko nibere yari yarariretse atagishaka konka. Ubwo nyine njya kwiga, baranje bamitishamo ibintu nziga nyine. Ndavuga ati rero nta kindi kintu, ntago nasubira kwiga bisanzwe, ahubwo ngiye nakiga nyine ikintu kizangira akamaro, kikagira n'akamaro umwana wanjye. Nyine njya kwigira salo. Ubu ngubu nyine nibyo nahise njya kwiga. Nyine ubu ngubu nyine ndakora, iyo nakoze ufite salo yawe. Oya, na salo yanjye mfite nyine ni akazi nyine, iyo nabonye akazi ugenda ugakora ku kwezi. ku kwezi. Ariko nabwo hari igihe bigera ukananiranwa n'ababosi, bikaba ngombwa ko nyine bakwirukana cyangwa batanakwirukana nawe ubwawe ukigendera iyo ubonye bananiwe. Naramusezeye nabonye ndibana n'undi mu baby. Umwana nyine abana na mama, iyo mugize ikintu mbona ndakimuhereza agafasha umwana wanjye. Arakurerera nawe uri gukora ibishoboka byose maze bikomeze bigende neza mu mikurire y'umwana wawe. Uko bigomba kugera muri ibyo byose. Hanyuma Denise, tuba dushaka kugira ngo turebe ku mpande zombi. Ese wowe wumva ari ikosa rihe waba warakoze kugira ngo wisange warabyara umwana muto, wisange mu bibazo nk'ibi byose uba urimo? Ni ikosa rihe wishinza kuri wowe? Ikosa nishinza nuko nyine nanone ikintu kimbabaza ni ukuntu nyine naba ikosa ryawe muri ibi byose. Ikosa nyine nishinza nyine nuko uwo muhungu nyine
byarangiye nyine turyama yakanterinda bikarangira nshikirije amashuri yanjye ngo sinyakomeze. waramwizeye mbese Naramwize. ikosa wakoze no kwizera umuhungu. hanyuma ni iyihe nama waha abakobwa badukurikiye bataragera muri ibi ngibi ko tuba tugira ngo dukumire batazisanga mu bibazo nk'ibi byose nyine urabyibuka ukarira. rero ntabwo tuba twifuza ko urubyiruko u Rwanda rw'ejo hazaza byarugendekera gutyo kuko nimwe muzubaka igihugu cy'ejo hazaza ntabwo muzacyubaka mufite agahinda. tuba dushaka kugira ngo mukure neza, mwige neza, mugere kure hashoboka kuko twe turabyina tuvamo. nanjye ndacyari urubyiruko ariko nyine biba ari byiza kugira ngo tubibwire abo bitarabaho. nihe nama wagira urubyiruko? So inama ngiye nagira urubyiruko ni mukazajya mwizera umusore wese ubonye, cyane 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 abasore, abapapa n'abapapa b'iki gihe basigaye bashobora gutera inda utwana tw'udukobwa cyangwa batanadutera inda bakasiga baduteye indwara. nyine ni inama nabagira ni ukureka kwizera umusore wese ubonye cyangwa umugabo wese ubonye. ntabwo aba ari so cyangwa musaza we. nanjye hagati aho inama nagira urubyiruko, nyamuneka mujye mugerageza mwirinde, uwo binaniye kwirinda byibuze abashe kwiporoteje kuko ubu buzima bavuga ko umwana ari umugisha ariko ni umugisha ariko zikaba n'inshingano uba ugiye gufata. rero jya ugerageza ufate izo nshingano mu mwanya wazo kuko imyanzuro dufatira ubuzima bwacu nizo ngaruka tugomba kubamo kandi z'ahazaza pani z'aka kanya z'ahazaza. ibyo duhisemo duhitemo neza kugira ngo ubuzima bwacu bw'ahazaza bugende neza. ntabwo ari byiza ko tuba twica nkanjye ni mama w'abana 2 ndabizi hari abakobwa muri kundeba tungana kandi mutarabyara, muri bamwe n'abanyeshuri abandi bafite imirimo barakora ariko ngiye nkorera umwana wanjye kugira ngo byibuze nzabone yiga, nzabone ubuzima bwe bugenda neza. wowe ukora papasi ari ahazaza hawe. ngiye rero ahanjye sinyatekereza, ni gutekereza aho abana nabyaye. si umwana umwe ni 2 ku myaka yanjye 20 babinda bafite hariya. icyo rero ntifuza ni uguhora numva abantu barira. wenda ntabwo bizacika burundu ariko byibuze uzajya umbabarira akabyumva ahangaha basi tubiganira hajya agerageza kuko amarira nk'aya ntabwo umuntu aba araye arimo yiriza n'aba aturutse ku gahinda afite k'ibyamubayeho. Deni ndagushimiye cyane wakoze kuza kutuganiriza. hano kuri Firdaus Official tuzatuganira byinshi bitandukanye, afite ibitekerezo, inama ndetse n'ubuhamya. nimero ibiri aho hasi mujye muduhamagara mu bidusangize, nta kibazo turahari kandi kubumva no kubatega amatwi. murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.